The Ben umwe mu bahanzi bakunzwe hano mu muziki nyarwanda yagaragaje cyangwa yamurikiye abantu umwana we ku mugaragaro ubwo hari mu kirori yari yateguriye iwe mu rugo hariya ku Irebero rwose mu mujyi wa Kigali, arangije abereka umwana we w'imfura arabamurikira. Rero abangaba bakaba bari inshuti by'umwihariko. Rero urumva yuko niba ari ikirori cy'umusitari, ni ikirori cyajemo inshuti nyinshi zigiye zitandukanye, ariko kandi nazo zikaba ari inshuti z'abasitari. Ni ikirori rero cyabaye muri no weekend itambutse ubwo yari ku itariki 13, gusa kikaba cyarasize inkuru imusozi. Gusa murabizi nango muri weekend dukunze gukora cyane, niyo mpamvu nababwiye yuko kuwa mbere ariho nzajya mbafitiye amakuru menshi ashyushye kugira ngo namwe mujye muba updated. Gusa mbabwira ibyo muri weekend mba nagiye mbanoshiraho, nababwiye akantu ku kandi. Nandi rero ni kuri Iwacu Topic, ugomba kureba niba ari ubwa mbere wageze ukajya ukanda subscribe, kandi niba dusanzwe tubana utarabikora nawe ukajya ubikora ukagufungura akazogera kugira ngo amakuru ujye uyabonera ku gihe. Yendi Fix ninjye tugiye kubana muri kino kiganiro cyangwa nkumenyesha ano makuru, ngiye kukubwira ibyabereye mu rugo kwa The Ben ku Irebero mu mujyi wa Kigali. Reka tudatinze kandi mite nangira nanone kuri no munsi nk'uko twabimenyereye twifashishe ibitangazamakuru byabiherewe uburenganzira no mu Rwanda bikeshwa gutangaza amakuru meza kandi agezweho, amakuru atagira igihuha ndetse ikinyoma na kimwe. Ngwaye ikaze rero, reka dutangire. Barimo Coach Gael bagabiye The Ben. Rero reka turebe ngo byagenze gute. Bagize ati inka ni ikimenyetso cy'umubano mu bantu, abahanye inka baba bahanye igihango kuko baba babaye umuryango umwe. Coach Gael yongeye gushimangira ubuvandimwe bwe na The Ben aramugabira. Ibi rero bikaba byabereye mu rugo rwa The Ben, ahangaha n'ahandi rero ni ku Irebero mu mujyi wa Kigali, ubwo mu ijoro ryo kuwa 13 Nzeri 2025 ubwo byari kuwa gatandatu w'icyumweru cyatambutse, nibwo The Ben yakiraga inshuti n'abavandimwe mu rwego rwo kubereka imfura ye yari yageze mu Rwanda. The Ben n'Uwikeza Pamela umugore we rero babyariye mu Bubiligi, ari naho umwana wabo yari amaze igihe mbere yuko ataha mu Rwanda. Mu minsi ishize bakamwereka inshuti n'abavandimwe mu ijoro ryo kuwa 13 Nzeri 2025. Muri birori rero bamwe mu bari batumiwe bagiye bafata ijambo maze bagabira The Ben. Mu bagabiye The Ben kandi ikinyamakuru cyatangaje iyi nkuru cyagaragaje yuko harimo Coach Gael bigeze kumara igihe batarebana neza, Platini, Clement Ishimwe, Kabanda Jado umuyobozi w'ikinyamakuru Isibo, Tom Close na Prophet Joshua. Ibi rero bikaba bisobanura ko ibi birori byasize The Ben agabiwe inka 5, aho benshi bahamyaga yuko rwose arizo kuzakamira uyu mwana bibarutse, iyi mfura yabo ikazanywa amata igatoha. Kugabira The Ben kwa Coach Gael rero kwashimangiraga kwiyunga kwabo, bakaba baragize igikorwa bakoze muri Kanama 2024. icyo gihe bakaba barashyiraga akadomo ku myaka igera kuri 3 yari ishize barebana ayingwe. Amakuru yarahari yahamyaga ko aba bagabo bombi, yaba Coach Gael ndetse na The Ben, bapfaga amafaranga Coach Gael yaba yarashoye mu mushinga w'indirimbo Why ya The Ben yakoranye na Diamond. Uretse aba bagabiye The Ben, ibi birori byitabiriwe n'inshuti za The Ben ziganjemo izo mu myidagaduro nka Israel Mbonyi, David Bayingana, K8 Kavuyo, Shemi, Sheri Silva, Ruti Joe, Jado Castari, Ankostini, Kevin Kade, Masamba, Inore n'abandi banyuranye. Uwikeza Pamela rero wabyariye mu bitaro bya Edith Kaveri mu Bubiligi yagiye kwa muganga agiye kwipimisha, akigerayo abaganga babona yenda kwibaruka bahita bamugumana kugeza abyaye neza. Umwana wa The Ben rero n'Uwikeza Pamela bakaba baramwise Ikeza Luna Ora Mugisha, byumvise bamwise Ikeza Luna Ora Mugisha. The Ben rero ndagira ngo mbanze mwibutse mbere yo gusoza no nkuru yuko yasezeranye mbere y'amategeko n'Uwikeza Pamela kwa 31 Ukwakira 2022. Ibirori byari bikurikiye ibyabaye mu Kwakira 2021 ubwo yamwambikaga impeta y'urukundo bakemeranya kubana. Nyuma y'ibi birori rero kuwa 15 Ukuboza 2023 nibwo The Ben yasabye anakwa umugore we mbere yuko bakora ubukwe kuwa 23 Ukuboza 2023. Reka nkubwire ngo ndagushimiye wewe twabanye ukaba uneze amatwi, ndagushimiye twabanye ukaba ukurikiye kino kiganiro cyangwa se ano makuru kuva ku itangiriro kugera ku iherezo.
njyewe ndi Fix ninjye twabanye muri iki kiganiro mubwiye yuko intero ari ya yindi ari ugukanda subscribe mu gihe usanze utarakandaho kandi tubanye kenshi ndetse ukanigaya, kandi ikindi ni ukujya ukandaho mu gihe aribwo ukihagera ukifungura ukabona utarakandaho cyangwa ari ubwa mbere ugeze kuri uno muyoboro ugahita ukanda subscribe kugira ngo ujye ubonera amakuru ku gihe. Amazina yanjye nitwa Ayera. Wari uzi ko Iwacu Topic tugufitiye ibintu byiza, amakuru y'imyidagaduro, amakuru ya siporo ndetse n'ibindi byinshi. Kanda subscribe kuri Iwacu Topic duhuze n'ibyo ushaka.